yasengaga ntabwo yari yakakiriye umwami n'umukiza, ntabwo byo gusenga byamukozwaga, ariko arebye yari afite inga sinabimenya, niba yari afite amazu sinabimenya, niba yari afite amazu kirageze ngo nanjye negere Yesu. Aravuga ati njyewe nubwo ndakora ku mwenda wa Yesu igitangaza ndagicura. Mana yacu nishimwe. Bivuga ngo muri iyi minsi cyangwa mu minsi yatambutse hari ukuntu usenga, wasengana umwete, ijuru rirakinguka, bujya Yesu akabana nawe, akabana nanjye, Imana ikesha icubahiro kuko wayisenganye iki mu kuri no mu mwuka. Harimo abahanuzi, harimo abavyeyi, harimo urubyiruko, harimo ndetse n'abasore, harimo n'abashumba, harimo ingeri zose, ariko nubwo babyiganaga ntabwo. Ndabasuhuza abantu mudukurikirana ku ibendera ry'abera, mwari mumeze neza cyane, murakomeye. Nanjye ndakomeye, ndashima Imana. Noheri nziza n'umwaka mushya. Ese murawubona gute? Noheri murayibona mute? Twe turayibona neza, ariko abantu bo muri Afurika turabakene, turasaba inkunga turasaba inkunga, mudutera inkunga tuzarye Noheri tuyisangire twese. Ubwo se byaba byiza ko warya Noheri mugenzi wawe nayiboneho? Oya, byaba byiza kugira ngo twese dusangire Noheri. Ndabasuhuje rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi mbasabiye ikintu cyitwa umugisha w'Imana. Murankunda nanjye ndabakunda. Umuntu uri kuri kamera ni Solange, muramuzi, kandi nzi ko neza abifuriza imigisha y'Imana. Uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri muri Amerika, uri muri Afurika y'Epfo, uri Burundi, uri muri Kongo, uri muri Tanzania, uri Burayi. Nzi neza ko umurikirana umunsi ku munsi. Ndagushuhuje kandi Imana ijya ibana nawe ku Mana. Ese urabyemera ko uyu muntu twamugira umutumirwa kugira ngo abantu banjye bamukunde kandi bamwishimire? Yego, uzabyandika muri komenti nabyo tubibone cyane. Mubyeyi wari umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Urakomeye cyane. Yego. Yesu nashimwe. Amen. Ndabona wambaye neza. Yego. Abakozi b'Imana Yesu aba yarabambitse neza cyane. Cyane. Yego. Ndabona ubasha Imana rero irakubahisha. Yego. Niyo utayisondetse ntabwo igusondeka. Haleluya. Rero niwegera Imana, ntuyibeshye, ntukore ibyangwa n'amaso y'Imana, Imana ikugirira neza. Yego. Ikagusobanura utarusobanutse. Yego. Yego. Imana ishimwe cyane. Amazina witwa? Nitwa Tuyisingize Olive. Tuyisingize Olive. Ndi umugore. Yego. Mfite umugabo n'urubyaro. Imana ishimwe cyane. Yego. Haleluya. Amen. Ndabona uri umubyeyi mwiza rwose. Burya abantu bahamagawe n'Imana baba basukwabo. Yego. Ndabizi baba basukwabo. Mama ufite amavuta Imana iba yarabashyizeho. Yego. Ubuse muri iyi minsi muri gusengera ko insengero bazifunze? Iyi minsi nubwo insengero zifunze, yego, burya izi nzu twinjiramo, yego, urusengero rwa mbere ni umutima. Yego. Yego. Mu gihe habaye hegetsweho, iki ni igihe cyo gusenga, usenga uzengunuka. Ni ukuvuga ngo Yesu ari ibintu yararambiwe, abantu baravuga ngo barakinze, ariko ni gahunda y'Uwiteka. Haleluya. Yesu ari mu kazi muri iyi minsi. Imana ishimwe. Ariko umuntu uyihagazeho naho bafunga, Imana ntabwo izata umuntu wayo. Nta nubwo tuzava mu buntu bw'Imana. Haleluya. Amen. Amen. Icyo nicyo cya mbere. Abantu benshi baritotombye baravuga ngo badufungiye insengero, ntibamenye ko urusengero rwa mbere ari mu mutima. Ari mu mutima. Yego. Imana ishimwe ubwo ari Yesu wabikoze, n'ubundi azongera agire gute? Abikore. Amen. Buriya nta kindi Imana yashakaga ngo ibanze irebe umuntu usenga mu by'ukuri. Si cyo Imana yashakaga? Imana yashakaga. Imana ishimwe cyane. Amen. Muhaye karibu. Hari ikintu Imana yashyize ku mutima wawe ngomba kubwira abantu badukurikirana. Ndabizi uri umuvugabutumwa, umuhanuzi w'Imana. Umva, ndakwemera mu bantu nemera. Uri umuntu wa mbere. Ariko umuhanuzi wa mbere ni Yesu. Ndabizi. Twebwe tukaza nyuma. Ariko uri intumwa yandi ya Yesu. Yemera. Yego. Yego.
icyo nicyo nashakaga. Yego. Umuhanuzi wa mbere ni Yesu, ariko hari uwo yashyizeho. hari uwo yashizeho. Twemera turagushimye kuko wabanye Turakwemera natwe. Kristo. turagushimye umwanya Turakwemera uduhaye kuko uri mu umukozi izina ryawe w'umuhanga. Yesu. Hallelujah. ndagushimye Mana kuko ishimwe. warinze mwami Yeah, n'ubwoko bwawe Kasi. bwantumiye. Bawatubereye izina ryawe Imana. rihabwa icubahiro. Batubereye ku Mana rugamba. data wa twese Bawatugambiriyeho turagushimye ko warinze ibyiza. imiryango yacu. Imana ishimwe. warinze abaturarwanda n'abanyarwanda. Imana warinze ishimwe. data ndetse n'umuyobozi w'igihugu. Mana izina ryaraga icubahiro. Amina. turi gutambuka mu gihugu bikemera. Yego. turi kugenda mu mihanda bikemera. Imana ishimwe. twaryamye data wa twese turabyuka twirirwaho. izina ryaraga icubahiro. Hallelujah. Mana rero data mwiza ngeze mwami Imana yacu ahantu ndaseze kugira ngo Uwiteka Bane nawe. uze ubane nanjye Mwuka wera. kandi iri jambo ngiye kuvuga Yeah. naba ari ngiye mucunguzi mwiza. Hallelujah. Icubahiro cyanjye kibura hagaragara icawe. Imana Combeje ishimwe. n'imbaraga z'umwijima. Mu izina rya Imbaraga Yesu. z'abadayimoni ndakubita hasi. Katika jina Imbaraga la Yesu. z'ubuperesi agiye kumvira ijambo. Nsengeye mwami abari kutureba bose kuri uru rubuga. Nsengeye hafi abari n'abari hanze kure. kugira ngo Uwiteka n'abari mu gihugu cy'u Rwanda. Mana amatwi yawe yazibure. Yego. Icubahiro cyanjye kigwe hasi. Hallelujah. Data hagaragara icawe. Ciye bugufi rero ndakubashe. Yego. Twisabye twizeye ni mu izina ryawe Yesu. Amen. 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 Tugiye kureba amagambo y'Imana. Hari benshi basanzwe bati ijambo turarimenyereye. Yego. Ijambo ni iryera. Ijambo ry'Imana rirakiranuka ku bantu barikunda. Imana rero iduhe umugisha. Tugiye gusoma amagambo ari muri Mariko 5. Turahera kuri umurongo wa 24. Twumve uko atubwira. Turageza hano 32. Reka dusome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo. Haratubwira ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari imugongo. Aragenda ajyana nawe. Abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza. Bamumarisha ibintu bye byose. Abitangamo ingemu ariko ntibagira ico bamumarira. Ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu. Amuturuka inyuma akora ku mwenda we kuko yari yibwiye ati ninkora. Yesu nawe yumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo ahindukira abyigana n'abantu. Arababaza ati ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abaranganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya ahina umushitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye kwizera kwawe Amen. Uyu mutwe w'ijambo nabazaniye ijambo rivuga ngo gukora kuri Yesu. Imana yacu nishimwe. Igihe cyabaye kirekire dukorera Uwiteka Imana, dusenga Imana, abanyamasengesho tugasenga, ababyeyi tugasenga. Imana yacu nishimwe. Uyu mugore yari amaze igihe kirekire afite ikibazo kimugoye. Imyaka 12 burya ni myinshi cyane ku mwana w'umuntu ababazwa. Uyu muntu yari afite isoko y'amaraso cyangwa se kujya mu mihango idakama, niko nabivuga. Ariko igihe kigeze abonye ibintu bimushizeho, yarabonaga abantu baramunyenye kugira ngo aje mu bapfumu. Ntabwo yubahaga Imana, ntabwo yasengaga, ntabwo yari yakakiriye umwami n'umukiza, ntabwo byo gusenga byamukozwaga. Ariko arebye abona nta kindi kintu yakora. Yari afite inka sinabimenya, niba yari afite amazu sinabimenya, niba yari afite amasamu ntabwo ijambo ryabitubwiye. Ariko ibintu bye byose byamushizeho. Ariko umunsi umwe afata intego. Afashe intego aravuga ati byari byo byose bavuze ibya Yesu. Aragenda akihagenda abona abantu benshi barimo babyigana.
ariko we yazamuye kwizera, aravuga ati igihe kirageze ngo nanjye negere Yesu. Aravuga ati njyewe nubwo babyigana ndakora ku mwenda wa Yesu, igitangaza ndagicura. Imana yacu nishimwe. Uyu mugore yaragiye akigeramo mu iteraniro, arangije akora ku mwenda wa Yesu. Ubutwari n'ubushobozi Yesu yari afite bumugabanukamo. Bivuge ngo muri iyi minsi cyangwa mu minsi yatambutse, hari ukuntu usenga, wasengana umwete, ijuru rirakinguka, burya Yesu arururuka akabana nawe, akabana nanjye. Imana ikesha icyubahiro kuko wayisenganye iki mu kuri no mu mwuka. Imana yacu tugirire neza. Uyu mubyeyi nubwo yakoze kuri Yesu, aba bantu yabaranganyijemo amaso, Yesu arababaza ati mbese ninde muntu ungozeho? Abantu baravuga bati nta muntu ugukuzeho Yesu. Turakubyiga nawe ukavuga ngo ninde ugukozeho? Ariko nyiri ikibazo we yari abizi neza, yumva n'ikibazo cye kirarangiye. Arangije aravuga ati Yesu ni njyewe. Yesu aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, igendera amahoro. Bivuge ngo aba bantu, aba ni abigishwa ba Yesu. Hari harimo abahanuzi, harimo ababyeyi, harimo urubyiruko, harimo ndetse n'abasore, hari harimo n'abashumba, harimo ingeri zose. Ariko nubwo babyiganaga ntabwo bakoraga kuri Yesu. Aba bantu impamvu batamenye yuko uyu mugore yakoze kuri Yesu, Yesu we ubwe akari ubyivugira, aba bantu bari barangaye, barimo babyigana gusa, intumbero yo gukora kuri Yesu ntayo. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Ijambo nababwiye ngo gukora kuri Yesu. Imana yacu tugirire neza. Uyu muntu rero akimara kugenda atsindishirizwe, nawe birashoboka ko muri iyi minsi hari igihe kirekire umaranye ikibazo. Ushobora kuba umaze ufite ikibazo cy'ubushomeri, ufite ikibazo cyo kubona ko abana bawe batiga, ufite ikibazo cyo kuvuga ngo mpora ncumbika mu mazu y'abandi, ufite ikibazo cy'uko imiryango yakuvuyeho, ufite ikibazo cy'uko washatse urugo rukaba rukunanira, ufite ikibazo cy'uko mbese abantu batakumva, abana ntibakumvire. Ariko igihe kirageze nawe ufata intego, uzamure kwizera. Uyu mubyeyi ntabwo yapfuye kujya kuri Yesu, yari amaze kwakira umwami n'umukiza muri we, afata intego. Arangije aravuga ati ibyo byose iby'abapfumu mbitaye kure, iyi miti bari baramuhaye yaragiye arayishugunya. Arangije afata intego yo kuvuga ngo reka negere Yesu. Ntabwo wakwegera Yesu ugifite imiti wisize, ntabwo wakwegera Yesu ugifite imiti uri gucururizaho, ntabwo wakwegera Yesu wirirwa ubesha mu murimo w'Imana, ntabwo wakwegera Yesu impano Imana yaguhaye muhanuzi urimo wicuruza, waka abapfakazi, waka imfubyi amafaranga, aho kugira ngo usengere umuntu ugatangira ukabaza ngo mbese mufite amafaranga aho ngaho. Imana yacu tugirire neza. Turi ku ntego yo kuvuga ngo gukora kuri Yesu. Hari ikintu kimwe navuga, Yesu yaduhereye ubuntu ngo dutangire ubundi, ariko kuko yaduhereye ubuntu, ubu ngubu ntabwo tugitangira ubundi. Niyo mpamvu turi kubyigana gusa, ntidukore kuri Yesu. Imana yacu nishimwe. Nabwira abantu ngo tuve mu kigare muri iyi minsi, dukore kuri Yesu. Ngewe nabonye Imana ingirira neza. Ibi bintu ntabwo ari ngewe wabyishizemo, nawe nabyisanzemo. Umuhamagaro hari igihe wanshaririye, nabonaga abantu bari muri ibi bintu nkabanga abantu ni abasazi. Ariko umunsi umwe ndavuga nti ibyo ari byo byose uyu muhamagaro njye ntabwo nawushobora. Nabonaga abantu bari kuzura umwuka wera nkavuga ngo basaze. Ubundi ngewe abantu bari kumbona ku rubuga, ngewe nakirijwe navuye mu badivantiste b'umunsi wa karindwi, mbona kujya mu barokore. Ibi bintu ntabwo nabisabye Imana, nabyibonyemo. Nakiriye umwami n'umukiza neza by'ukuri, atari cya kigare cy'abadivantiste. Mu badivantiste abantu bagendera mu kigare, ntabwo batinya kujya gupfumaguza, ntabwo batinya kuraguza, nta nubwo batinya gushaka inzaratsi ngo bahereze abagabo babo, nta nubwo batinya guhereza impinja z'abandi bakabarogera mu mugongo. Ariko ibyo byose mbirebye, Yesu amaze kumfata, amaze kumpamagara, ndamwumvira. Nakiriye umwami n'umukiza muri 2003.
ariko Imana iracampagazeho. Imana nishimwe. Imana ishimwe. Umuntu wakoze kuri Yesu rero ntabwo Yesu apfa kumureka. Umuntu wakoze kuri Yesu ntabwo Yesu amutererana. Kandi umuntu wakoze kuri Yesu Imana uyihamagaye iragutabara. Umuntu wakoze kuri Yesu Imana iramwubakira. Imana yacu nishimwe. Imana yankoreye ubukwe bigoye cyane bitari bushoboke. Imiryango y'iwacu batabona ko nakubaka, abadayimoni na Satani bavuga yuko ntakubaka, ariko ndakomeza ndahatana ndasenga. Gukora kuri Yesu havamo ibintu bizima. Ubu ngubu nabwiye ko ndi umugore. Kugira ngo umuntu ujye ku idarapo ugende wambare ivara cyangwa wambare impeta ntabwo biba byoroshye. Kenze warakoze kuri Yesu. Gukora kuri Yesu ntabwo byoroshye. Iyo ugiye gukora kuri Yesu rero uhura n'intambara, uhura n'ibibazo, uhuramo n'ibigeragezo, ndetse hari igihe bagutuka, bandi bakaguciraho, bakabona ko ntacyo umaze, bakabona ko uri umuvangirwa. Imana yacu nitugirire neza. Umuntu wakoze kuri Yesu, amen. Umva, umuntu wakoze kuri Yesu nta kintu na kimwe yasaba Imana ngo ikimwime. Imana yacu rero idufashe kandi itugirire neza. Nabwira abantu ngo bakoze kuri Yesu muri iyi minsi, uyu mwaka arawutambuka wakoze kuri Yesu. Uyu mwaka wa 2025 Imana igiye gutabara umuntu wakoze kuri Yesu. Igiye kurengera abasore bakoze kuri Yesu. Igiye kurengera ababyeyi bakoze kuri Yesu. Imana yacu nitugirire neza. Igiye kurengera abagabo benshi bakoze kuri Yesu. Imana ishimwe. Iyi minsi ushobora kuba warasenze igihe kirekire, nawe ugereranywa n'uriya mugore wamaze imyaka 12 urimo usenyera akazi ariko ntibyemere. Ariko uyu munsi ngiye kukubwira yuko nukora kuri Yesu akazi uri bukabone. Wabuze urubyaro utarakora kuri Yesu, ariko uyu munsi wumvise iri jambo, nukora kuri Yesu urabona urubyaro. Urugo rwawe rwaranze rwanga gukomera, uyu munsi nuwumva ijambo ugakora kuri Yesu urugo rwawe rurakomera. Uyu munsi ushobora kuba uri umukobwa cyangwa se uri umusore wararambagije ntibyemere, ariko niwumva ijambo yuko ukwiriye gukora kuri Yesu irakubakira urugo rwiza. Imana yacu nitugirire neza. Birababaje rero muri iyi minsi abantu barimo bashingirwa cyangwa se umuntu akubaka, yamara kubaka akajyanamo ubusambanyi, abantu bakamara gukora icyaha cy'ubusambanyi, barangiza bakavuga ati ubukene buratwishe, ntabwo tucakira, urugo rwacu rurimo intambara bitewe n'uko umuntu yinjiranye ubusambanyi mu rugo rwiwe. Icyo kizira abasore abakobwa bakacubakiraho. Bivuge ngo niba rero warakoze icyo cyaha ukumva ukoze kuri Yesu, wasanga umushumba, ugasanga pasiteri, ntabwo wasanga umuhanuzi, wasanga umupasiteri wagusezeranije, warangiza ukavuga uti mushumba twarayobye twaribeshe, urugo rwa twarwinjiranyemo ubusambanyi, dusabira Imana imbabazi, Imana ikababarira. Mwarangiza mukababarirwa, umugisha w'Imana uyu munsi uri ubagarukeho ko mwumvise ijambo ryo gukora kuri Yesu. Imana yacu nitugirire neza. Ufite uburwayi bumaze igihe kirekire, bishoboke kuba waragiye mu bitaro hose bagasuzuma uburwayi bakabubura, ariko nukora kuri Yesu uyu munsi uburwayi bwawe burakira. Imana yacu nitugirire neza. Imana yacu nidufashe. Imana yacu nitwegere. Waba uri muri icyo gihugu cya Amerika ubona ibintu byaragucanze, ukora ntibyemere, ukabona inzira zirafunze, ukabona uwo muri kumwe ntaguhuza, ariko aya masaha kuzana ijambo ngo nukora kuri Yesu hari ibintu biri bihinduke. Imana yacu idufashe itugirire neza. Ndi kuri uru rubuga ijambo ry'Imana tukimara kuryumva, nizeye yuko uyu munsi uburwayi bwakize. Hariho n'abagize kumva iri jambo bakaritega amatwi. Uyu munsi hari abantu bari bwinjire mu kazi, hari abari buhamagawe kuri telefone, hari abavuga ati ibintu ni burage. Uyu muntu yagiye atsindishirijwe, nawe wumvise iri jambo uyu munsi uratsindishirizwa, kandi duhagaze ku maguru y'Imana. Ni ukuri uyu mwaka tugiye gukandagira
bazagiramo. Harimo abazahamagara bavuge bati akazi twarakabonye, muri ibi bihugu turimo ibintu biri kugenda neza, ubucuruzi bugenda neza. Imana yacu tugirire neza. Icya mbere aho dukore kuri Yesu. Ni igihe kenshi twabyiganye nitwakora kuri Yesu. Hari abo bati insengero zirafunze, ntabwo tuzongera gusenga, abantu bakisubira mu busambanyi, bandi bakisubira mu businzi. Ni gute uzaba uri umugabo ntunyurwe n'umugore yaguhaye, ukirirwa mu bakobwa mu bagore beza, inyamara ukibagirwa iriba Imana yagufukure yaguhaye, warangiza ukagenda ukajya gushaka abandi. Rero iki gihe kirageze cyo kugira ngo kora kuri Yesu, uve mu businzi, uve mu busambanyi, kugira ngo Imana ikugirire neza. Abantu benshi impamvu batari gukora kuri Yesu, abagabo benshi kandi afite umugabo. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu nidufashe, Imana niturengere. Iki ni igihe cyo kwegera Yesu, iki ni igihe cyo kumufataho tukamukomeza. Imana yacu idufashe dukore ku gisura cya Yesu. Nanjye uri imbere ya hari umurwayi waba uri kutwumva ari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa yabuze uko abigenza akeneye umuheka, yego, watambutsa nomero yawe kugira ngo bazakubonereho. Nomero yanjye ni 0788 210 453. Reka nongere nyisubiremo, 0788 210 453. Imana ishimwe cyane, Imana iguha umugisha. Amen. Sengera abantu badukurikiranye. Reka dusengere abantu badukurikiye kugira ngo nabo ko uri umubyeyi yagiriwe umugisha na Yesu cyago kikamuvaho, nawe ahantu uri ufite ibibazo, ufite uburwayi, Imana ibagirire neza. Uri Imana ishoboye ibintu byose, uri kandi urakiranuka. Twumvise ijambo ryawe, ijambo ryawe ridukozeho, ijambo ryawe ritugezeho mu izina ryawe Yesu. Uyu mubyeyi yari amaze igihe kirekire aruhijwe n'uburwayi, ariko afata intumbero, afata umwanzuro, akora ku mwenda wa Yesu. Ariko uwo mwanya Data mwiza, amaraso arakama. Natwe turasenze mu izina ryawe Yesu, turakwingiza kugira ngo muri uyu mwanya dusengeye abarwayi. Hari abayeze ku gisasiro, hari abayeze mu bitaro, mu izina rya Yesu uyu mwanya ukiza uburwayi. Hari abarwayi mu migongo, mu izina rya Yesu reka Uwiteka ubakize. Hari abarwayi ibifu, hari abarwayi imitwe ziyoberanye, Mana ubakize mu izina rya Yesu. Mu bihugu byo hanze aho hose uhagere, Mana Data wa twese, muri iki gihugu cy'u Rwanda aho hose uhagere mu izina rya Yesu, kuko uri Uwiteka Imana. Amasaha nkaya hari abafite intambara n'ibigeragezo, hari abarara badasinziye, mbaturiyeho ibitotsi basinzire. Hari abadafite umunezero, mbaturiyeho umunezero. Hari abadafite ibyishimo, mbaturiyeho ibyishimo mu izina rya Yesu, kuko uri Uwiteka Imana. Ngaho Uwiteka rero bana nabo kandi ubashigikire. Hari abasore bakeneye akazi, hari abasore Mwami bakeneye Data mwiza kuva muri iki gihugu cy'u Rwanda bajya mu kindi. Uwiteka reka ubibahe, wiheshe icyubahiro, izina ryawe icyubahiro. Mbisabye nizeye rero yuko Uwiteka ubikoze, ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen.